Wowe byananiye egera hino nkwereke, vayo nkwereke uburyo wahuza smart watch yawe ndetse na telefone. Hari abantu benshi byagiye binanira bakaba bafite ama smart watch ariko bakaba batayitabiraho ku buryo batanayahamagariraho kubera ko adahuje n'amatelefone yabo. Egera hano nkwereke step by step uko bikorwa. Biroroshye cyane, fata telefone yawe ubundi winjire muri application. Urabona twebwe turi hano muri Play Store, nurangiza ufate telefone yawe winjire muri Play Store. Twe twari twayinjiyemo downloadinze aka application bita Kiara Barika Code Scanner. Wowe nyine nawe uraka downloadinga bakita Kiara Barika Code Scanner, ubundi nurangiza ukinstalinge. Twe twari twabikoze. Nurangiza ufate isaha yawe uyinjiremo nk'uko natwe turi kuyinjiramo. Turi gushakisha ahanditse settings, urabona twahabonye, turahakanda. Nitumara kuhakanda turafata isaha yacu, tugiye gushaka barcode yayo aho dusikanira, nyine barcode yayo haba harimo link ya aho ushobora downloadingira application. Dore ngiyi barcode y'isaha nayigezeho. Noneho ngiye kwita mfata telefone yanjye mfungure ya QR code, nindangiza scanning ya barcode y'isaha ya smart watch. Urabona hano noneho ndascaninze. Urabona nkiscaninga bahise bampa link ya application irama kudownloadinga, nyine app irahuza ino saha na telefone. Urabona bahise bampa link, nyikozeho bampaye download. Hano ndahitamo ngomba kudownloadinga, reka makande. Urabona bahise bampingutsa Play Store, bampaye ya saha yanjye yitwa Hi-Fine. Dore ngiyo, ubundi ndahakanda, nindangiza itangire yidownloadinge nk'uko muri kubona hano ndi kubibereka. Urabona Hi-Fine yatangiye kwidownloadinga. Twihuse rero, urabona yarangiye, ntabwo nari kubibereka uburyo yagiye yidownloadinga bya birebire. Ndangije ubwo mpita fungura ya application ya Hi-Fine. Maze gufungura application ya Hi-Fine, bagenda baguha ahantu ho kwemeza allow. Kubera ko aribwo uba uri kuyifungura, uba ugomba kugenda uhakanda hose wemeza allow. Hi-Fine yacu niyo ishobora guhuza iyi saha yacu ya smart watch ndetse n'ino telefone. Urabona bahise bampa gukoresha Google, uhita ukanda kuri Google, ubundi wangiza ugategereza ikarodinga. Wamara gukanda kuri Google ihita irodinga nk'uko hano uri kubireba. Dukomeze utegerezeho gatoya, urategereza nyine wihanganye. Noneho bakahita bazamura aho uhitiramo email. Urabona twahisemo email yacu. Wamara guhitamo email ikongera igakomeza yikaraga. Urabona email yagiyemo, bahise baduha aho twuzuriza imyirondoro. Bahita bakubaza nickname, imyaka, ibiro upima, ubundi byose ukagenda ubyuzuzamo. Hano tugiye gushyiramo nickname yacu. Tugiye kwandikamo izina, reka nandikemo nickname yanjye. Nindangiza nawe ubwo uzashyiramo izina ushaka iriya ari ryo ryose, nyine nickname yawe baba bari gusaba, nta kindi. Reka dushyiremo Teralus, niryo ngiye kwandikamo. Noneho urabona ngiye kuryandikamo ari ryo ngira nickname yacu, Tarsir. Nindangiza urabona bahita bakubaza uhitamo igitsina, niba uri female uhitamo female, cyangwa niba uri male ugahitamo male. Ugahita uzamuka hejuru mu nguni ugakora confirmed, ubundi warangiza ugategereza. Urabona twakoze kuri confirm. Network iyo ziri kugenda nabi uri kumva bigomba gufata akanya. Noneho tumaze gukora kuri confirm, turangije turategereza. Turi guhuza smart watch yacu ndetse na telefone kugira ngo tujye tubasha kwiyitabiraho mu gihe baguhamagaye, ukitabira ku isaha muri make, cyangwa mu gihe baguhaye message ukaba wayisomera ku isaha yawe utiriwe ukura telefone mu mufuka. Ni ibintu byoroshye cyane. Wowe ujye ukurikirana uno murongo wacu wa Isomo Tech, tukugezaho ibintu byiza by'ubwenge kandi ibintu byananiranye ubitubwira muri comment, tukazabikoraho video kugira ngo uzabashe kubona amasomo yuzuye. None urabona isaha yacu bahita baduha aho kwemeza muri setting ya application yacu, nyine dufungura notification.
urabona tufunguye akantu ka notification kugira ngo nyine ibashe guhura na telefone ndetse n'isaha. Ama notification ni ingenzi cyane, turi gushakisha notification, urabona application zacu twazigezeho zose ziravivuye. Ugomba kuvivura zino application zose kugira ngo mu gihe wavivuye tuno tuntu twose twemerewe kwihuza n'iyi saha. Izi application zose zivivuye zemerewe kwihuza n'iyi saha. Noneho urabona isaha yacu ukagenda urabona ko twayinjiyemo, ubu yarangije kwihuza na telefone, twayinjiyemo hano byahuye. Ni ibintu byoroshye cyane, nawe wabyikorera. Urabona isaha yacu twayinjiyemo, ariko tugenda twemeza nyine kuko aribwo tuba turi kwinstalinga utuntu twose. Ubu hano turi kwemeza permission, urabona ugenda ukora kuri application zose ushyiraho permission, yaba location yaba bluetooth, kugira ngo iyi saha utuntu twose tugende dufunguka ku murongo. Urabona noneho dutangiye kugenda dufungura utuntu twose. Wowe uzabikore nk'uko ndi kubikora muri iyi video, ukurikize amabwiriza, isaha yawe izafunguka neza kandi ntago bizakugora. Dukomeze twimaramura utuntu. Urabona isaha yacu ifunguye bluetooth, tuhita dusakisha bluetooth. Making sure neza yuko iyi smart watch yawe bluetooth yayo ifunguye. Urabona ko isaha yacu na bluetooth irayibonye kubera ko nyine ifunguye bluetooth, ukahita uyikandaho. Iyo umaze gukanda kuri bluetooth uko isaha yitwa, bahita baguha connecting. Ubwo iyo ibaye connected bahita babikwereka. Urabona isaha yacu ibaye connected, turahita dukanda kuri view kugira ngo dukore natwe repair, ubundi telefone yacu nayo yakira isaha nk'uko iyi saha yari yakiye telefone. Urabona biroroshye. Urangiza ukagaruka inyuma ukareba neza yuko iyi saha yarangije kujya muri telefone. Hano urabona ushobora kuhadownloadingira izindi application ukoresheje telefone ariko zikiyestara mu isaha yawe. Birashoboka cyane rwose, nka WhatsApp ndetse n'ibindi byinshi cyane ushaka ko bijya muri ino saha yawe, ariko ukabidownloadinga uciye muri telefone. Urabona isaha yacu yarangije kwihuza na telefone, byabaye device connected. Noneho ngiye kubereka uburyo ushobora kuyihuza na nimero ya telefone cyangwa nimero zawe zose ukazimurira mu isaha, ku buryo mu gihe baguhamagaye biba byoroshye cyane ko ushobora kwitabira ku isaha. Ni ibintu byoroshye. Urabona urabanza ugashakisha contact ya telefone y'isaha yawe, ubundi ukareba ko urayibona. Wamara kuyibona ukareba yuko ushobora guhamagara bigakunda. Urabona isaha yacu nta nimero zirajyamo. Ngiye kubereka uburyo ushobora kwinjiza contact zawe muri ino saha. Rwose ni ibintu byoroshye. Ushobora gukoresha kamera ukoresheje telefone y'isaha, byose ukajya ukamerera. Ushobora gukoresha nyine isaha ukamera kandi ifoto yawe igahinguka muri telefone, cyangwa ugakoresha phone ukamera ifoto yawe igahinguka mu isaha, biterwa n'uko wabihuje. Noneho urabona hano uhita ukanda kuri contact, ukahita ukora signing, igasayininga nyine. Urabona signed successful, ukahita ukora kuri add, ukahita ushyira kuri import. Noneho nimero zose ufite kuri telefone zarangiza zikarodinga zijya muri iyi saha. Gusa iyi saha yemeye kwakira nimero 50 zonyine zitarenga. Ubwo ukumva ushyiraho nimero z'ingenzi, ntabwo yakwakira nimero zose ufite muri telefone. Ubwo iyo umaze kubona za nimero zawe urangije ukagenda uzivivura. Hano ndavivura nkeya ni ukugira ngo mbereke. Noneho urabona za nimero zacu urangije kuzivivura, uhita ukora kuri import, ukagenda ukora kuri hano handitse soso, ugenda uhakoraho inimero yose igenda iba successful. Urabona ko nimero zacu zinjiye muri smart watch yacu. Reka duhamagare turebe. Uragenda nyine ukora kuri nimero yose mpaka zose zigiye zibaye successful. Biroroshye cyane rwose, nawe wabyikorera. Nyamuneka ntabwo ari ibintu bikaze. Hano noneho reka duhamagare turebe ko niduhamagara na telefone irakira call. Urabona ko biroroshye cyane.
urabona ko isaha yacu na telefone birahuye neza, ubu wahamagara 100%. Iyi video niba igufashije kora like, kore subscribe ndetse na follow kuri TikTok kugira ngo ujye ubasha kubona utuntu nk'utu tw'ubwenge. Ciao ciao.